uzi ikiza cy'iterambere se nuko muri Kigali ahantu hose hagenda haza utuntu tw'utuzu twiza nk'akagiye kubereka uyu munsi. Muraho neza, ni Prince of Man muri Quick Homes Rwanda. Ngaho mundebere namwe ino nzu ukuntu imeze. Duherereye i Gahanga ahantu turi kureba inzu nshyashya ifite utuntu tw'udukoryo twiza. Ndishimye cyane ko ngiye kubereka episode nziza. Reka dutangire. Ubundi inzu yawe mu by'ukuri uba ugomba kuyishimira guturuka uri hanze ukinjiramo uyishimira kuko ni wawe. Amabara y'iyi nzu ni make, imirongo iriho iragororotse, ni design iri moderne, ifite technology z'amasensa, CCTV, ifite rooftop ari hejuru muri kubibona, ndetse kandi iri no ku muhanda mugari muri quartier tuje hani Gahanga. Reka twikomereze. Kwinjira muri iyi nzu ni uyu muryango munini, ariko ukibaza ese abanyamaguru baca hehe? Bayitonze gato. Teknolojia. Ndetse tukagera kuri parking y'imodoka enye hano hanze, bitiza indabo nziza hano ku ruhande, ndetse kandi naho imbere hararambuye ku buryo wahaparika. Kwinjira kuri iyi nzu turabona izi escalier, hano harimo dutara, indabo nyinshi kandi zamaze gukura zimeze neza, ndetse naho hose harimo dutara dutuma nijoro hasa neza cyane. Byukuri mu kuyubaka uyu mwanya wose bawuhariye amaplanters, ahantu watera indabo, ahantu watera imbuto ko mwinindemu ibiti byiza bituma salon yawe igira ubwuzu. Imiryango ni twinjiza muri salon, gusa gato mbere yuko twinjira reka mabwira imiterere yayo. Iyi nzu iherereye hano i Gahanga aho bita Ntunga, iri mu kibanza cya metero kare 300 built up area, no kuvuga umwanya wubatse kuko uri kuri niveau 3 ni metero kare 430, ibyumba ni 5, toilette ni 6, dufite salon yanga ndetse n'indi kuri rooftop hejuru na terrasse imeze neza. Umva iyi nzira ryo gaho reka twinjire. On the way to being free. Salo yacu ni nini cyane, ifite umwanya mwiza kandi uhagije, iri umwanya mwiza cyane wa televiziyo. Ndabona nanjye ndi kwireba live n'wa muhanzi wacu. Mu nzu hose tukagira amakaro meza, tukagira imyanya ya decoration itandukanye, utuaksa nk'utu dukuta twiza tw'urugarika, ndetse na gypsum zifitemo LED ku buryo zikora cover detail isa neza cyane. Katwikomeza mu gikoni. Mbere ko twinjira mu gikoni, uyu ni wo mwanya wo kuriramo. Murabona ko hatema ameza y'imyanya 6. Iyi nzu iri kuba mu nyirayo, therefore murabonamo ibikoresho bitandukanye, ntabwo bizana n'inzu, ariko muraza kugenda mubona basi uko ibyumba bimwe na bimwe wabyadapta. Katurebe igikoni. Igikoni cy'inzu kirafunguye, ariko mbere ko tukigeramo aka kadetaye ni keza cyane ko na aka bar na aka breakfast bar, no kuvuga akenshi kaba kari practical. Ufite abana ubatekera akantu k'umureti kihuse, breakfast yihuse, bakicara hano bakererewe kujya ku ishuri bagafata birukanka. Ariko kandi mama ari guteka, ushaka kumutera story, si ngombwa kujya kumwanduriza ibyombo, ahubwo wakwicara hano stories zikaryoha. Katurebe igikoni. Design y'iki gikoni nayo ni sawa cyane. Twahereye kuri aka breakfast table, tugeze noneho kuri utu tubati twose. Nimundebere ukuntu gisa neza, amabara nabiri gusa ko dufite turiya tubati twijimye ahantu ntagera, ndetse n'utungutu dufite design y'urubaho isa neza cyane. Ishyiga ririmo neza, niryo shyiga ryicara kuri granite, kuko hano dufite granite izengurutse hose y'umukara, n'ishyiga naryo rigasa umukara. Tukagira ka extractor fan, ibi bazabigusigira inzu no yigura, ibi byombi bizasigara. Ku ruhande gato dufite iyi sink iri moderne. Icyambere ifite pull out faucet, so ufunguye amazi imeze neza, ndetse wanahindura mode, no kuvuga teknolojia. Twakomeza umwanya mwiza w'ibirahuri, akantu k'agasirimu, umwanya munini wo gushyiramo frigo uko yabingana kose. Mbese muri make igikoni cyiza kiberanye n'inzu nk'iyi ngiyi. Tugiye gukomeza turebere hamwe ese ibyumba biteye gute. Ni icyumba cyiza kandi kinini. Nimurebe uyu mwanya urimo king size bed, ariko urebe umwanya wose dusigaranye hano imbere hose. Iyi nzu irimo kuri 99% completion, so tutudetaye twose tw'ukuntu tutangiye ku giciro rwose tuzaba turangiye neza. Amakaro meza hano,
gypsum hejuru, dufite urumuri ruturuka kuri iri dirishya, ndetse iki cyumba kiri self contained, so ufite douche yacyo ihagije iri hano, amakaro arazamuka akagera hejuru, dufite umwanya uhagije wo kogeramo, toilette hano hagati ndetse na lavabo kuri uyu mwanya uhera. Kadukomeze. Aha hanze ni naho dufite imashini yo gufura, so niho bateguye umwanya ushobora kuyisetingamo. Aha tuhafite icyumba cya kabiri gusa kirimo utuntu turi personnel, so ntabwo tubashe kukinjiramo, ndetse aha akaba ariho dufite toilette iki cyumba gikoresha ndetse n'abashyitsi muri salo bakoresha. Ni toilette yuzuye ko dufite lavabo hano, tukagira toilette hano ndetse na shower kuri uru ruhande, so iyi ni nayo abashyitsi bari muri salo bakoresha kuko ntabwo iri mu cyumba na kimwe. Reka tuzamuke hejuru turebe ibindi bihari. Mu kugera aha hejuru ngo mbabwireho gatoya uko hateye. Aha hejuru tuhafite ibyumba bitatu byose biri self contained. Mwabonye iriya ni sensor, amatara menshi hano afite sensor ku buryo bigufasha gusevinga umuriro ukoresha mu rugo iwawe. Nanjye kubabwira uko ino floor iteye, dufite ibyumba bitatu biri self contained ndetse na office. Kaduhere ku cyambere. Kwinjira ni imiryango myiza, iyi nzu yose ifite imiryango myiza pe, iteye neza. Katwinjire tukagera muri iki cyumba. Ni icyumba kinini gifite urumuri ruhagije kuko iri dirishya ni rinini cyane, gifite sinks ziri hejuru cyane, y'amakaro twabonye muri salon ndetse na gypsum ifite cove detail n'amatara menshi. Ni ukuvuga ahangaha rwose ufite flexibility zose, ndetse dufite n'imyanya ya televiziyo uramutse ushaka gushyira televiziyo mu cyumba cyawe. Kadukomeze. Iki cyumba kandi kiri self contained, so iyi niyo douche yacyo, dufite umwanya wo kogeramo hariya, toilette kuri ruhande ya Mirano ndetse umwanya wa lavabo hano, douche yuzuye ndetse imeze neza. Kadukomeze. Kuri ruhande nabwo nibwo dufiteho ikindi cyumba, nanone ibyumba by'inzu byose nta gito kibirimo kuko iki cyumba kirahagije, gifite metero zirenga enye hano kuri 3 n'igice. Dufite umutwe w'igitanda ugenewe kuba kuri iki gihande, aha tukagira umwanya wo gucomekamo televiziyo. Ni icyumba kinini, akarusho iki cyumba kiri self contained kuko kuri ruhande niho dufite douche, nayo ni douche yuzuye kandi ihagije ibereye icyumba nk'iki ngiki, ndetse kandi akaba ariho dufite balcon ifunguka kuri view nziza cyane nk'iyi ngiyi. Iyi balcon ni nini kuko winjiye hano niho usanga office y'iyi nzu. Ni office imeze neza kuko insinga zose yaba iza CCTV, iza internet, mbese ubwonko bwose bw'inzu buza bugahurira hano. Ariko nanone si icyumba gitoya, ko ni icyumba wakoreramo neza kandi ugakora ibintu biri productive, kuko duhindukiye gatoya nkabereka kuri uru ruhande rwose dufite akaview kameze neza. Nta cyiza nko gukora ufite view imeze kuriya rwose. Katwikomereze. Gusohoka muri office dusigaje kureba ese chambre principale iteye ite. Ikaba ari iyi, kikaba ari icyumba kimeze neza nk'icya hoteli. Mu ndebere ukuntu iki cyumba kingana n'uburyo gisa. Ni icyumba cyiza ko kirafunguye, gifite urumuri ruhagije. Mu kucyubaka bacyubatse neza, n'utu dutara twiza turi iruhande rw'igitanda dutuma hazamo imeze neza cyane. Ubunini bwacyo nabwo, iyi ni king size bed nini ihagije, ndetse kuri uruhande nagiye mbabwira ngo televiziyo ho harimo televiziyo ku buryo rwose uri mu cyumba entertainment uyifite aha hafi, si ngombwa kujya hasi buri gihe. Kikagira kandi urwambariro rwihariye rurimo na garde robe ndetse n'uyu mwanya wa douche umunini uhagije, kuko ngira ngo walk-in shower iri kuri uru ruhande. Aha nubwo umuntu atarangiye naho bateguye ko washyira jacuzzi, haracyabura ikirahuri kizafunga hano kizakorwa. Tukagira lavabo, toilette, douche ni nini pe, ntabwo birarangira kuko aho imbere ariho dufite view nziza. Oh man, iki cyumba kiruzuye, kirubakitse, kuko kuba uri mu cyumba imbere gato ufite view y'udusozi twiza tw'u Rwanda. Nta nubwo ari ahantu kure ko hari uri kureba nirebero, ahantu heza cyane. Wareba hariya ni hamwe kuri Canal Olympia, uri muri quartier y'Igisirimu, ama etage ahantu hose. Mbese ni ukwicara kuri iyi balcon ugatekereza ibitekerezo bigahura. Reka twikomereze.
flow yo hejuru ihera ni flow y'imyidagaduro kuko ifite byose ukeneye. Kuri uru ruhande niho dufite umwanya wa salon wa kabiri, na ushobora kuwukoresha nk'umwanya wo kwicaramo ureba match, ushobora kuwukoresha nk'umwanya wo gukina ka biyari, ushobora kuwukoresha nk'umwanya wo guseruka no gususuruka n'umuryango wawe n'inshuti. Ufite byose ukeneye. Kuri uru ruhande tuhafite douche na toilette byaha hejuru, no kuvuga ntabwo ari ngombwa ko abantu bamanuka kandi bari kuryoshya hano hejuru. Naringiye navuze kuri izi gypsum ziri hano hejuru zikoze neza, amatara menshi, ufite aksa nyinshi za LED, ukagira izi design zitandukanye. Mbese nkuko nababwiye aha hejuru naho kurira show, ndetse twasohokamo tugatangira kubona iyi myanya yo kwidagadura. Dufite rooftop nziza, bateye indabo zizenguruka hano hose ku buryo rwose hasa neza cyane. Aha hantu iyi rooftop y'ubwayo yaba kuri uru ruhande ndetse no kuri uru nguru rw'imbere, kuko ni rooftop nini, hafite metero kare zigera kuri 70 zose z'uyu mwanya wo hanze ushobora gukoresha ibintu bitandukanye. Uyu mwanya ni mwiza, nta nubwo ari inzu nyinshi cyane mu by'ukuri usanga zingana gutya, ari ntoya mu kibanza kitari kinini, ariko kandi uwayubatse yaratekereje ko umuntu azagira abashyitsi, azagira ahantu ashaka kwicara. Kandi si ibyo gusa, si no kuvuga kuri uyu mwanya witegeye ibintu byiza nk'ibi ngibi, ubona quartier, ukareba iterambere ry'u Rwanda riri kwerekera. Hakurya hariya ni mu Bugesera, ariko kandi uri hejuru ahantu heza, hari akayaga keza hakeye. Iyi nzu rwose, iyi espace ifite hano hejuru iyongerera amanota menshi kuko ituma yongera agaciro ku cyo wabuguze cyose. Kabari naha tugiye gusoreza episode yacu. Iyi nzu twarebye iherereye i Gahanga aho bita Intunga. Iyi nzu yubatse ku kibanza cya metero kare 300, ifite ibyumba 5, toilette 6, rooftop nziza cyane, ikagira igikoni cyiza, umwanya wo kuriramo, salle imeze bien n'aga TV area karyoshye. Nayo ikaba ari inzu nziza ifite design iri moderne, iri ku isoko kuri $240,000. Uramutse wifuza kuyisura waduhamagara kuri 0788 44 18 44. Ni Quickhomes Rwanda. Dushimishwa no kubazanira inzu nziza nk'izi ngizi. Turi Quickhomes Rwanda, tunezezwa no kubazanira amazu meza nk'aya ngaya kugira ngo mutura heza. Ndetse niba uri mushyashya, dukora video nk'izi ngizi kenshi tubereka ibyiza bihari. So niba yakunejeje, subscribinga, liking, unatubwira muri comments ko wayibonye, ndetse niba byaryoshye uyohereza inshuti nayo izirebe. Naho utaha.